Reka nongere mbaye ikaze rero, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Isaac Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu holchim lilohot hayom. Niki tugiye kureba uyu munsi rero tugiye kureba umuhanuzi w'ikinyoma cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma bakwirakwije inkuru mu minsi ishize bavuga ko Kristo yari kugaruka ku itariki 23 zishira 24 z'ukwa 9 ukwezi turangije. Reka rero mbaze mbasuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye rero tugiye kureba abahanuzi b'ibinyoma, cyane umuhanuzi w'ibinyoma wavuzwe cyane ko yavugaga ngo Kristo yari kugaruka ku itariki 23 zishyira 24 z'ukwa 9 ukwezi turangije. Ibyo rero ntago byabaye, reka tuze tubyinjiremo. Nkakubwira nti wewe uri kundeba uyu munsi, wewe ukunda ukuri, wowe unyota ukuri, kandaho like niba unyota ukuri kukubature, kuko ukuri kubatura imbohe. Reka dusubire inyuma rero gato, banze nkubwire nkumvishe ibyo nakubwiye n'ibyo uwo muntu yavuze, ko ngewe nemeraga 100% ko Kristo atari kugaruka ari amatariki. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Uhoraho, ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Imana ritubwira ko ntawuzi umunsi cyangwa isaha, ntawuzi umunsi. Icyo cyonyine cyari gihagije kugira ngo tumenye ko Kristo atari kugaruka kuri aya matariki. Abantu benshi barabyemeye, barabihanahana, bitera ubwoba mu bantu. Bamwe bagurisha n'ibyabo, numvishe ngo bahara bagusha ibintu, abandi barategereza. Ariko abazi ijambo by'ukuri turavuga tuti no, ibintu aho bigeze, igihe icyo kitwereka nta naho twari twagera. Hari igihe ubwira abantu tudora ukuri ko kumeze bakanga. Reka rero tuze turebe, twumve ibyo byavuzwe, noneho tugaruke nkwereke impamvu biriya bintu byari binyuma abantu batagomba kubyumva. Nkuko mubwiye mu kanya, niki tugiye kureba umugabo umaze iminsi ahamya avuga ko yabibwiwe n'Imana ko Kristo azaza ku itariki 23 z'ukwa 9 zishyire 24 z'ukwa 9. Akaba ari umugabo wo muri Afrika y'Epfo, amaze iminsi abivugaho, abantu bose bavuga ko ibyo avuga ari byo babihamya, ariko ngewe ntabwo mbyemera. Niyo mpamvu nafashe umwanya mbitekerezaho, hashize mu kwezi abivuga, byavuzwe mu kwezi gushize kwa 7. Ubu rero uyu munsi nigo nje kubivugaho kugira ngo nkwereke neza ko Kristo ntago azaza ku itariki 23 z'ukwa 9 zishyira 24, kubera ko gihamya ni nyinshi cyane. The date that I have come with is the final one. Sure. God wants to rescue the Christians out of the world before what is coming comes. Why is it 2 days? Why is it the 23rd and So the 24th it's 2 days of because September? the Feast of Trumpets is celebrated over 2 days. God's judgment will leave the world unrecognizable. Before your eye blinks, in the twinkling of an eye, you will disappear. The rapture will happen with such power, like with a strong force, that the earth is going to shake. So to those who are in darkness, this day will surprise them. And have you ever seen heaven? Have you been there? Have you had an encounter? Have you had a vision of heaven? I Urebye n'ukuntu abantu ngo baherekanye ubwo butumwa bakabwishimira bakabwemeza, ubona ko koko isi ifite ikibazo. Niyo mpamvu iyo witegereje ibivugwa, ukareba ibikorwa, ukareba hirya no hino, ukareba uko Imana ibibona, ukareba uko abantu batazi Imana, ukabona ko abantu bari mu buyobe, ubona ko isi ifite ikibazo gikomeye cyane. Mbere yo kwinjira muri Bibiliya rero, reka maze nkubwire ibyavuzwe. Uriya munsi tariki 23 zishyira 24 z'ukwa 9, nyiri kubivuga ubwe yaje kuri channel ye avuga ko bigomba kuba byanze bikunze. Bitabaye abantu bategereza uwo munsi 23, bategereza 24, turababwira tuti bya bintu ni ibinyoma.
kandi iyo umuntu aje hanze akavuga ati ngende umuhanuzi ndi kuvuga mu izina ry'Uwiteka, ibi bintu bigomba kuba. Reka turebe icyo Bibiliya ibitubwiraho. Wumve abantu ukomeza ubabwira uti uriya ni umuhanuzi w'ikinyoma, ibyo yakubwiye ntibyabaye, ni umuhanuzi w'ikinyoma, ugomba kubizinduka bibika. Umuntu akomeza akubwira ati no, bigiye kuza. Reka turebe Gutegeka kwa 2:18. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo avuze n'akanwa ke n'ikibe ntigisore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Ntuzatinye kumwita umuhanuzi w'ikinyoma. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rakubwira ngo umuntu nihandagaza akavuga ngo Imana yambwiye ngo uyu munsi igihe iki n'iki ibi bintu bizaba, akabihagararaho 100% ngo bizaba, ntibibe, uwo muntu azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. N'umuntu asoma ijambo ry'Imana arabizi, azi ko umuntu wihandagaje kuvuga ngo umuhanuzi ari gukora ubuhanuzi ntibusoze, uwo muntu ahita aba umuhanuzi w'ikinyoma. Ibyo bavuga rero ni biki? Baravuga urabona mu gihe cya Nowa nawe yakomeje abwira abantu imyaka 120 irashira, imvura yaje kugwa. Abantu narababwiye Nowa nta munsi yegeze ashyiraho, yabwiraga abantu mwihane mwitegure, dore ibihe turi kujyamo bishobora kuzaba bibi. Ntabwo yagize atanga umunsi ngo avuge ngo ngiye mbihagazeho umunsi itariki ibintu bizaba. Kuba rero bavuga ngo tubifate nk'uko kwa Nowa byagenze, bizagera wenda bisoze, no, turabizi ko bizagera bigasoza kuko biranditse biranditse nyine. Ariko ya tariki watanze 23, 24 z'ukwa 9 nta Kristo waje. Ibintu biracyari byinshi cyane. Reka nguryo ubwoko bw'Imana ntabwo buragaragara ni bande, igihugu cy'isezerano ntikiragaragara ni bande, inkone ebyiri ntabwo zari zahura. None Kristo ibyo bavuga ngo azaza gutwara itorero byose ni ibinyoma, birani ibintu byahimbwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, reba hano dusome muri Matayo 24:13, ariko uzihangana akageza ku mperuka ni uzakizwa. Mugomba kwihangana mukageza ku mperuka nibwo muzakizwa. Abantu ngenda babwira muri kuvuga ngo mugiye kujya mu ijuru mudapfuye, hababaza ikibazo kimwe habuze n'umugisubiza. Iki kibazo giteye gute? Dore ko kimeze. Mumaze kwanduza isi murayanduje, none ngo mugiye mu ijuru. Urumva isi niyo noneho mwogeraho buri miro murayanduje, none ngo mugiye mu ijuru ahari Imana yera. Uribaza ibyo bintu? Iyo abantu banabitekereje, abo ngenda vuga abantu batekereza gutera nk'umuntu ugishaka kunyumvisha ko uriya muhanuzi ari umuhanuzi w'ukuri. Tekereza, hari umuntu ugishaka kunyumvisha ko ibyo yahanuye ngo ari byo, ngo ari umuhanuzi w'ukuri. Nkamubwira nti iyo utanze itariki ibyo bintu nibibe, uwo muntu ntabwo nshaka no kumwumva mu matwi yanjye na gato. Uwo muntu ni umuhanuzi w'ikinyoma, ijambo niko ryavuze. Ku bwa Nowa rero baravuga bati, ku bwa Nowa no ku bwa Loti ni narwo rugero mbaha. Ndababwira nti ku bwa Nowa harokotse abantu bangahe? 8. Ku bwa Loti byagenze gute? None ubu ngubu nibwo Imana izafata abantu ibihumbi n'amamiliyoni ikabajyana mu ijuru badapfuye? No. Uko byanditse ubwami bw'ijuru bugomba kuza hano ku isi, ibyanditse byose bigasoza, imigambi ya Satani yose iri mu nzira ikabanza igasoza, yamara gusoza Kristo akaza agakubita ibintu hasi. Nyuma ntabwo ari imbere, ntabwo ibintu bizaba mbere, bizaba nyuma. Kuko ijambo riratubwira ngo hahiriwe uzihangana muri ibyo bigeragezo, muri ayo amakuba azaza. Ese ubundi ayo makuba azaterwa n'iki ko batabivuga? Reka mbikubwire nabyo ikizabitera. Ubwoko bw'Imana buzabanza bwigaragaze, nibumara kumenyekana ni bande, noneho nibwo ababisha bazashaka kwigabiza ubwoko bw'Imana ngo baburimbure, nibwo amakuba azaba. Satani arimbanyije, nageza mu hagati muri ya myaka 7 amasezerano agapfa, nibwo noneho amakuba azaba. Iyo minsi iyo itagabanywa
nta cyitwa umubiri cyari kurokoka. Ni ukuvuga ngo hazaba hari ibintu bikomeye cyane bizaba ku buryo ikiremwa muntu kizaba kigeramiye wa mugani w'abashinga nayo barundi, ku buryo Kristo wenyine ubwe nibwo azagaruka noneho akabihagarika agatsinda umubisha. Urumva ibyo bintu byose ubizi ukabibwira umuntu akabirengaho akavuga ati ndumva uyu muntu, reka numva uyu muntu, ndabona abantu bose ari bari gukurikira ngo bagurishije ibintu, bagurisha amazu, bagurisha amamodoka, batanga amafaranga, baravuga ati urashaka gukira, fata twebwe tugiye muri rabuca, tugiye mu ijuru tudapfuye tariki 23 bayishyiraho isinya, barasinya, baravuga ngo nibwo tugomba kugenda byanze bikunze. Ndabaseka ndababwira nti n'umuntu utari no mu ijambo naravuga ati no, ibi ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo bivuze iki rero? Benshi bazashukwa. Imana ijambo riratubwira ngo umubisha azigira marayika w'umucyo, ku buryo niba ngombwa n'intore watoranyijwe ashobora kuzayoba. Ariko umuntu wemera ibintu by'ubuhanuzi bitanga amatariki, uwo ntabwo nemeza ko aba yaratoye, yararobanuwe, ari mu ntore z'Uwiteka. Uwo muntu akurikiraho umuyaga ugiye. No, wikurikiraho umuyaga ugiye, kurikira ijambo risome. Niyo mpamvu iteka mbabaza nti mufite imyaka ingahe? 20, 40, 50, 70, 80, yewe se n'ijana. Wari wafata umwaka n'uyu n'umwe ngo uvuge uti ngewe ngiye gufata ijambo ry'Uwiteka, byandike mu mutima wanjye, byandike mu bwenge bwanjye, ndyige n'imbaraga zanjye zose, numva icyo rivuga. Ntangiraho nasomye ijambo 2, 3, 4, nawe warisomye uzi neza ko umuntu uje akaguha amatariki y'ubuhanuzi igihe Kristo azazira, uwo muntu uhita umufata ko ari umuhanuzi w'ikinyoma, nta no gushidikanya, kujijinganya. Ntabwo nagomba kubitaho n'umwanya. Ngewe abantu barabivuze ndabareba, ndavuga se nk'uyu muntu abatekereza ati kwera, abatekereza ati noneho ya tariki yanarenga, agakomeza kumvisha ngo no, ngo bimeze nko kwa Nowa, ngo urabona kwa Nowa byafashe imyaka nini. No. Kwa Nowa kwari kwa Nowa kirya gihe Imana yari ifite ukuntu itegura abantu, ikabaha ibimenyetso bakareba. N'uyu munsi turi mu bimenyetso. Ijambo ry'Imana muri Matayo rakubwira ngo hazabanza hazi ibimenyetso ibi. Twebwe rero twize ijambo, tuzi n'ibindi bimenyetso bigomba kuzaba. Ubwoko bw'Imana bugomba kuzabanza kugaragara, igihugu cy'isezerano, inkoni ebyiri n'ibande. Noneho ya makuba yamara kuza, nibwo ababisha bazashaka kwirara mu bwoko bw'Imana. Ibyo nibiba ukabona ibyo bimenyetso bibaye, nibwo noneho tuzaba turi kwegera neza igihe cyo kuza k'umwami wacu n'umukiza. N'icyo gihe nikinagera tukibona neza ko abantu turimo tubibona neza, ntabwo tuzabaho itariki kuko ntabwo tuzi umunsi n'isaha. Nkaba nkubwiye rero, nkasoza ngira nti muntu wumva ushaka kurokora ubugingo bwawe utazayobya ngo ujye kwa Satani uvuge ngo ntabwo wari ubizi, shaka ijambo ryawe risome, urebe icyo ubuhanuzi bivuga, urebe uko iminsi y'imperuka izagenda, aho kumva amabwire y'abantu. Ntiwumve ibyo nkubwiye, ntiwumve ibyo abandi bakubwiye ko bose bazaba ari abahanuzi b'ibinyoma. Nge nta na rimwe nzigera nita umuhanuzi. Niyo mpamvu utazigera wumva nita umuhanuzi na rimwe, nubwo naberetse bya bitabo byose nahabwaga. Ibyo byose ntago bingira umuhanuzi. Urabireba ukabyitegereza ukabireba ko Imana itakubwiye ikintu. Ntugire ubwoba bwo gutinya Imana ngo wite umuhanuzi, kuko wise umuhanuzi bivuga ko bavuganye n'Imana direct. Uwo mwanya mbona nkubone, ariko Imana irakubwira ngo nuvuga ibyo bintu nibibe, ntago ari njye uzaba wakubwiye. Reka dusubiraho mbigusomera nanone. Gutegeka kwa 2:18, umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo avuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka, ntabwo cyavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, azaba abyihimbiye, ntuzamutinye, kuko azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Warenzaho iki nkawe? Ngaho mbwira, andika mumubwiye ko koko niba uriya musore ibyo yavuze, niba ari n'umugabo, niba koko bwa buhanuzi nyabahanuzi, cyangwa se wandike mu n'ikinyoma kimwe, ahubwo buri muntu wese abona. Nkambashimiye rero twabanye, mwe mukomeje kwiyandikisha, subscribe nawe utariyandikisha, mukandeho like n'ubuntu kugira ngo ubutumwa nk'ubu bugere ku bantu benshi, kuko ibi ni ibihe dutangiye no gukora kwanya, kuko turareba ko tugenda twegereza ibihe byo kutwereka aho ibintu bigana. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todaraba, tov meyo.